ibaza ahubwo ko nakodaringiye sure ariko n'umudini si amafi se wese nabonye ukunda kivuze kamubwire we watinze ariko ngiye gahunda nawe twari dufitanye niwe wayishe ntabwo nari nzi ko hari buze ko harimo ibintu bimeze gutya iyo uza kumenya ko hari ibyo Embarrassing. kurya ahubwo uriya muntu nari namubwiye ka kantu ukunda kunywa harya n'ibyo kunywa buriya urabizi regura bosi mwiza yaba cana zose zigabura kiragabura harya wize kandi nize kandi ariko ibi ntabwo ari njye wabitetse ariko next time yego ni njye uzaba wabitetse izaba ari live nzabiteye kubireba sinzagira nsiba ahantu wanamiye uzaza kurya ngomba kuba mari urabyumva gute kuba Mwana w'ama ariko ukunda ibiryo ahantu hari ibiryo n'ujya uhatangwa umusore usigaje impamvu tugeze hano kagamba mwaje kudusuhuza cyakora mu nda yaka niba yamuhaye special avuga ngo ica niragabura n'ikindi undi wamuhaye ngo zaba kwihesha uduspecial nirinde wamuhaye special kwa gasuko mu mamagu agaba yewe uri kubyumva oya hari wamuhaye inuza ibase yuzuye imyembe ngo we niyacana wagiye yigabura amazinga ugira utwo wikorera ndikunda bishyushye mu gihugu agaciro ningize ubwoba wese abantu batanze kuri uretse ko bagiye kurya ibiryo cyane cyakoze hari ukuntu umuntu agusura ugiye kurya ukumva urahindutse bitari ibanga wari uhindutse ari impindutse ariko nizere ko bimeze neza ukingaho rero enjoy enjoy ndayobora ni ukuri kw'Imana ahantu hari ibintu byo kurya apeta aba ari nyinshi buri gihe ibaze wallahi akuze amakwe twatashye ibiryo bikadushiraho ako mbwira wari watambuka ugataha utariye n'ubwakiramana ariko byangendekeye watashye utariye aribwo bukwe bagabuyemo kurusha ubundi urumva nashatse kodaringa akabenzi urabona ubw'abasilamu Deji ntabwo waba ugiye kodaringa akabenzi kuko tudasuje n'abafana bacu hi guys ibyo bituma umuntu muraho neza mumeze mute mwarakoze kuri subscribe mwakoze ni ukuri byaranejeje mukomeze mukore subscribe ewana paka ku bihumbi 10 basi gatureke ibihumbi 10 byuzura ni ukuri pe kandi support yanyu ni ukuri turayishimira cyane cyane narayibonye nabonye urukundo rw'abafana ni ukuri thank you kandi ubu mwabaye umuryango wanjye ni ukuri rero mureke twakire nubwo aribwo twamwakiriye kare ariko ko twongeye tumwakire twakire Regis kuri YouTube channel yanjye Medi Official tumwakire urakaza neza murakoze cyane ndishimye kuba ndi kumwe namwe ku batanzi cyane bamenye bwa mbere hari umuntu utakuzi ntabwo bishoboka abasujya ngo makuru yose niko abayageze ku bantu ni Regis wa Mitsingi mbere yuko nyibona mo Primus Regis wa Mitsingi nuko isano ryanjye rimeze abanitabiriye Regis wa Mitsingi Mitsingi wa Primus ibyo bose sinjye kwivuga ibyo ntari byo erega biriya bintu bya kera byo kuvuga ibintu byinshi byashyirishagamo abantu uvuga bike ukarya cyane niyo gahunda ihari gahunda ni ukurya ariko kurya cyane ese ubu Regis usanga nta biryo anatumije nuko uri kumbwira ngo urashonje nari kuguha ikiganiro kibi ntabwo ari kugira urakara twabakoreye inama ese abantu benshi barabizi ko useka neza cyangwa bazi ko utajya useka ni amagambo bivugishwa nk'ubu nta muntu uri kundeba ariko nibwo bakandeba abakobwa sundi barabizi ko ndi singo guys mubimenye Regis ari singo umuntu ariko wese nanone ari singo ngira n'abagabo sibyo ndi singo ariko aho ngarashaka mu diaspora agashaka ngo twadusore twiwe ntabwo mbivuze ntabwo urobanura ntabwo ndobanura urukundo rujya aho rushatse urukundo ni ukuri rujya aho rushatse njye nizera nta muntu ndakwereka ariko impamvu njye ntabwo nuraye kuko nshobora no guhura n'umuntu nkamukunda uzi ukuntu ibara ryoshye ibirori buriya ubyuka ubona akantu ko kuza kamunyereka tukarya mukajyana ikibazo tukarya nkaza kugikemura gahunda ni najya nitabira gahunda ni iki gahunda ni ukunga abantu numvaga gahunda ari ukurya oya ntabwo werura iyo weruye buriya hari abantu uhita uhomba buriya abantu bavuga cyane barahomba cyane kandi bavuga gake bavuga gake nkarya cyane kunywa bwo si inyuma
biraryoshye. ni ukurya umuntu yishe se Hmm? ni ukurya umuntu yishe oya Mm. ni uko ariko ndya ntabwo ndi bukugore ngo mpereze amafuke njye ngira ikinyabupfura nararezwe urayifatira niba atari inzara ariko gukigira ikinyabupfura cyangwa n'inzara inzara imeze nabi urumva ari agacano nagiyeho nanjye ejo bundi banyiba fone ariko urumva nagiye nzi ko ndi buryo banyiba fone sibyo rero hano ndishimye ni ukuri natwe kandi urumva turishimye ikibazo iyo umuntu kwakira atariye neza agenda akuvuga buri ugerageza icyiza ntabwo uri bugende kugira ngo azakumva reji niba ubirije bakaganira ni ukuri ariko ni byiza kuba mu buzima bwanjye harajemo regisi oke simvuga ngo gute mutabyumva nabi ariko regisi turakorana mu buzima bwa buri munsi ni bosi wanjye ntabwo ndi bosi ntabwo unyishyura uzi ko bamubwiye ntabwo turakorana oya hari imvugo ushobora gukoresha uri bosi uri buriya gukora naho twaba turi abavandimwe mu gihe Ugomba nza kwakira. nkagukorera ukampemba uba uri bosi ariko ushobora kuba bosi birambera we mbese urabona utambaye kositimu birakubera ni ukuri kubera ko nta nda mfite rero mba numva hari ibintu ari kuzuza neza nimara kuzana inda nyine atari gutya ameze nibwo uzumva kuri bosi ibyo nzajya mpagarara nyine ukabona ikindi gipesi kimwe kirafunguka gutya amasaha yo kurya numva ntaraba bosi neza ni vuba ariko urabona se bitari kuza ni inda n'uruhara reka sinjye gusa n'abandi barabizanye uruhara we byagorana njye ntabwo nazana uruhara ariko inda yo ndagiye kurwana na paka nyibonye inda ujya urya igihe kiretse ko gishaka kudukoshana ariko ntabwo kidukoshana mu izina rya Yesu wavuye iwanyu sente reka mbicire banza usenge nabisengereje umutima wo gucira urabizi nabisengeye ntugire ikibazo none mwese se watekereje gute gufungura cana ubundi ni ibintu nakoze mpanga hashize n'igihe ariko nyine nkumva umutima urambwira ati baburetse nyine uritinya urabizi iyo utarakora ikintu ukavuga ati ngikoze bikanga bigafopinga iki gusa nyine ngira umubyeyi umba hafi ngahora ambwira ati ese wewe nta kuntu wazakora ibintu byawe iki ibintu nk'ibyo nyine pe kariya kavido na positinze cyabwira igihe nari namaraze naragakoze kugapositinga byaragoranye nkavuga ati bana we ibaze nimba ikora abantu baragukunda abantu baratinze ko warabikoze mbere abantu bo barankunda namaze kubibona urukundo rwo turarufite pe kandi ndabishima Imana umukobwa mwiza ugomba gukunda ufite disipurine ufite ikibuno usigaye twerura mbese tugira disipurine n'ikibuno bamwe gukora ikibuno oya nagira ngo mbivuge neza nananutse rero erega muri iyi myaka aho tugeze dusigaye twiga no kuvugisha ukuri cyane n'abana bacu bababwiye bati muzirinde bariko ibintu muzabikore bari ngombwa kuko numva kuvuga ubwitonzi bwawe n'ubwiza n'imico ugakuramo ikibuno ni nk'uko wavuga ngo ugakuramo ikibuno mbabarira hari ibintu bijyana akabenzi n'igitoki ni ibintu biza ni komande akenshi rero bwiza n'ikibuno oya bwiza si ikibuno ubwiza burabufite kabisa ukuntu useka byonyine amaso mbarareje mbabarira urumva njye ndi boss yagiye kuntera isoni ntabwo wakwifuza nyine njye ndi boss urumva aba boss ntabwo tujya twifuza ariko apati y'ibyo bintu byose nyine ntabwo nabura kuba ufite ikibuno ni ukuri kuko ntagifite oya babyandike muri comment niba ndi kubeshya buri mugabo udafite amafaranga ni nk'umukobwa udafite ikibuno ibintu bibiri bisa shamana urabeshye ni ukuri kw'Imana oya ni ukuri kuko hari abakobwa baba bateye neza kandi batagira ikibuno bo bateye neza batagira ikibuno bafite hips oya turiya du hips ni tubi rero mba numva ikibuno nabyaganje ikibuno ni ibya kuko ikibuno rega iyo umugore wawe afite ikibuno wenda akabisobanura asubira gusobanura iki ko nta mugore mfite aho ubundi kuki udafite umugore umva agiye gushaka abakobwa tubeshyanya muri iyi minsi ubumva uzashaka ryari njyewe numva nari kuba narashatse Miki ubu nongeye ntangira zero ni ukuvuga ngo ubukwe bwarapfuye ubukwe bwarapfuye gusa n'amafaranga barayansubiza mwenda yahomba nuko byangendekeye ariko ubu ngubu ngiye gushaka umwana w'umukonyine w'iwacu gusa nizera wawe
hari ahantu ari iwanjye umugore wawe uzaba umugore uzi wawe abagabo hano hanze barimo baramukora ku kibuno ariko kumukorakora uzagahinda misengera umva nkubwire Nagize agahinda. sha ase umwite nde koko se mwita asu aya sumuta ntabwo byakunda sumuta ararwana wumva ukunda uzashaka n'umugore umeze gute ngewe nyine ni iki kintu umukobwa wamubona we cya mbere kikagukurura ku mukobwa abaye atarya inyama ni ukuri icya mbere ni ukuba atarya inyama kiragukurura nyine byamfasha kugira ujye urya nyinshi hari ukuntu abantu baba baturanye bagakaranga bariya abantu baba mu gipangu cy'abantu benshi nibo bazi iyo nkuru ubona umugore arakurebye urumva iyo ni based on true story ntabwo ngiye byambaye ko sindashaka umugore ngahita areba umugabo ati se gaceceka ejo bagakaranga se tuzarya inyama ryari pressure y'umugore ntiwanaryama ugiye kumukuraho n'ibyo wagize abandi baba batetse inyama bakabakoraho batetse inyama cyane nubwo rwego abagabo benshi bari kugura n'indaya kuko ntabwo ari kwisanzura mu rugo amafaranga y'inyama bikura indaya kandi ni ukuri ni indangamirwa yes ubwo nyine njye niko mbitekereza umugore abaye atarya inyama byaba byiza icya mbere ni uko batarya inyama nyine ndavuga ku mico uburyo cyagaragara imico rero imico n'imyifatire ntabwo mbireba kuko nta muntu wese ashobora guhinduka akabona mwiza ahubwo abaramutse abaye ari umugore witeguye guhinduka kuko abantu bararangiye niba ushaka umugore ngo usa ngo gutya ngo uteye utya ngo abaye asenga oya biriya byose babikora bafekinga isura nyayibona mugeze mu rugo no mukimara kubyara umwana wa mbere agufata n'ikima avuga ati wa mugabo tugomba kujya kureba John Legend senkari ziba zigiye hasanzwe hejuru ni ukuri kw'Imana buriya muri iyi minsi nagize Imana imico ntabwo wowe yirebaho kuko wizera ko umuntu agukunda yahinduka kabisa ku buryo cyagaragaramo ukuntu agaragaramo nabyo birahinduka amavuta twayagura none se ubu ngubu umucacu aravuga ati umukobwa nshaka bamuhaheza agasura karihana bakamunzanira mumungirira Ariana Grande ni ukuvuga ngo wowe wumva ko urukundo nta kintu umuntu agomba kugendera yaba ari imico umuntu arahinduka yaba ari ubwiza umuntu arabuhindura mbega iyo wakunze uba wakunze ntabwo wita ngo ngewe nkubonye nkagukunda uko wameze kose waba uko ko numva byoroshye umuntu udafite umukunzi wumva byoroshye kanjye ceke ni ukuri ndumva byoroshye ntabwo byoroshye birakomeye ni ukuri ndumva agiye byoroshye wowe kutamufite njyewe maybe ntabwo ndahura n'umuntu biseri ntabwo urahura n'umuntu biseri bano bahungu bose muvugana barasuka ntabwo ikibazo ari icyahubwo uba utarahura n'umuntu wa nyawe umuntu wa nyawe ntabwo muzigera muhura ahubwo ufata uwo ufite umugire wa nyawe uzi impamvu ntabwo umuntu ashobora kuba ushaka abantu benshi njya mbona bavuga ngo njye na Sande turabakinnyi bawe ngo dukundane ubyumva gute baranabiranye ubona twajyana cyane Sande aritonda wowe urasakuza ntabwo nsakuza nditonda gusa uracecetse oya nyine ni uko ngomba kuvuga ariko nditonda ari njye na Sande nditonda cyane Sande ntabwo ari brokode ngo ni kugendera ku mugabo mugenzi wanjye Sande mu musaza ntabwo ashoboye no kuvuga ibintu byinshi utuntu dukeya Sande niwe muhungu nzi utarya abana mu nshuti zanjye ni ukuri ubundi habanza njyewe hakurikiraho Sande n'abandi batipe babiri tugendana abandi bose ni ibiraya yego 100%. rwose ko ntabipimye nari ngiye guhagana ariko mbese ushaka kubwira tubipime mu kiganiro mbese ko nta soni ngira umva nkubwire urashyiraho kamera mani njye ndi imanzi icara ariko uzi ko ari kuvungura ipantaro njyewe uzi impamvu se ndi imanzi ntabwo njya nkora ibikorwa bibi bidahesha Imana icyubahiro ni ukuri uranda nizera nanjye kamwizera ngo nibera ngo akabenzi cyane ngo uriya yararangiye ntabwo narangiye wikundira akabenzi to ntabwo ndakabenzi abo nkunda kukavuga nyine abantu bakavuga ati uriya muntu uriya yararangiye ariko njye ndinda kabisa umuntu ujya akabenzi aba yararangiye aba yararangiye simbamusinga n'abandi ntibarangiye inshuti zanjye zarangiye kubera inyama ni ukuri usigasiga umugore mu buribwe ati saa 9 z'ijoro nyine turya akabenzi agahita aza tukirira akabenzi rwose umugore ugasanga aranamwirukanye arayo wanjye kubera akabenzi
abagabo ku nyama bakurikije ndinda akabenzi mutazata ingo zanyu. Ese ubu reka nkubaze nkaho ufashe kamera urumva umeze turi kurya utari kurya uzi ko ari nk'igihano tuba twamuhaye ibyo nshobora kubyumva kandi uri kurya nitwa kumva ukuntu umuntu ameze muri we wumva amarangamutima y'undi muntu njye nshobora gusumiringa amarangamutima y'undi muntu that's a lie mbaza ikintu uri gutekereza ndi gutekereza ukeneye umugabo mana ni uko Imana ikeneye umugabo bivugira nga umva Neri akeneye umugabo ariko umugabo nyine akeneye aragoye nawe aragoye ubona nyine umugabo uzi gutera umugabo uri sharp cyane uzajya gusohokana ufite amafaranga nkunda gusohoka wowe ase kiriya kintu cy'umutuku ni igiki ni ketchup tukaba tutayishyizeho ikintu cyose cyageze ku meza ndakiriye rura munyu ndawongeramo n'ubwo urimo wishyiriyeho wishyiraho kabisa sukaho ukuntu ufite hejuru ubivanga njye rero itavanze na mayoneze sinayirya ubirya bivanze ariko ujya ubona ibintu tutaryaga kera iwacu ukuntu dusigaye tubisarira ejo nagiye nakuze mbere abana ndakagura ibomba y'akamodoka ase uba wiyumva ute ko natangiye gufana niga mu wa kabiri segonderi watangiye kumfura yiga mu wa kabiri segonderi ugufana yego niga mu wa kabiri segonderi ubwo ari muri mwaka bara nyine igihe watangiriye gukina filime ukina nyine uri kapiteni urakibya tari za kera ariko niga nanjye narigaga ese umujyandi mukuru reji urashaje ubaraye nuko nawe ndi mutoya reji vuga imyaka yawe bwa mbere mu buzima shana vutse mu note ya 2 oya nukuri uhita ubanza kuza kandi abantu bazi ko nito umuntu wambyaye nta telekomeye uzi ko reka mbwira uze kubitubwira ni ukuri umuntu wiganye na regisi abishyiremo umuntu uzi regisi imyaka ye amunyomoze regisi ntabwo ufite imyaka 20 25 ntabwo ndayigeze ni nine kuko navutse mu kwa 12 ni ukuri ese ntabwo bigaragara urabizi ko mfite anniversaire ko negurira gake bari big gift ndi gutegura kandi meze neza ntabwo ngitanga imodoka nabonye muzijyana ni ukuri hari ibintu ntagitanga ariko ntabwo nabura aka gift nzaza mbereke gift regisi zawe oya ni ukuri kandi uzambwire kabisa arya ubwo itariki kwanza tuzagutungura kandi ugomba kurira nabonye utunga umuntu ntarebe birakubabaza uretse kutarije mutungura regisi kuva navuka kamabwire ukuntu byagenze regisi naramutunguye nsanga niwe ufite kamera arimo arankamera kuri surprise yamurya untungura ariko nari nabipanze neza nuko wamboneye mu idirishya njyewe buriya ngira kamera iwanjye ariko ntabwo nizi ifata amavidewo nka rapidi kamera nyine zo mu rugo z'umutekano hari iwawe ko nabonye nta kamera zirimo ese wazibona nyine ariko rero usigaye witwara nk'umuntu ugiye gushaka njyewe kubera ukuntu usigaye akunda kwambara udukoti ukunda umva saha nziza nkongozi ikanjyana tukibanira habonetse umuntu yanjyana ni ukuri reka mbabwire regisi ari mu basore bazi gushaka amafaranga ari mu basore tuziranye bazi gushaka amafaranga kandi akiri umusore ntabwo uri umunebwe ikindi nyine ni umuntu uri hambo nubwo ari boss ariko ni hambo ni umwana mwiza ibaze nyine nawe aba yaje kusapotinga kandi urwego ariho nyine rurarenze ni legend kuri njyewe kuko njye ndi umwana kuri we ngo yatangiye kumfana ngo yiga mu wa kabiri segonderi ubwo ukuntu uranganaga kurangiza ishuri ubwo mu wa kabiri umwaka umwe mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu ubwo umaze imyaka 5 shyiramo n'uwa covid ubwo ni 6 si ubwo nabaga iwacu n'ubundi iwacu uribana kandi ukinira iwawe nibwo nkiva mu rugo uziko nase tumaze igihe kinini dukorana urumva abo ngo muri gato barana twamenye igisenyi twabanje kuvugana kuri telefone twamenye ni igisenyi muri trip ya Kiramani niyo twamenye kabisa nsanga aziranye na musaza wawe ubwo njye Neri mubereye muyomba ku bantu bajya batubona Neri ndi muyomba we niyo mpamvu ubona tunakorana nyine ni nawe mukozi muzima nk'abandi bose n'abasinzi kubera ko njye nywa fanta se wowe unywa amata icyambere ntabwo unywa inzoga bwa mbere dura ku Gisenyi gisohoye nawe ndi kwinywera fanta sha regisi bwa mbere duhura ari kunywa mirinda
yamubwiye ati ntago nywa mirinda njye ntabwo nywa inzoga kumva nza kumenya ngo yari yaraye muri hangova uri kumva afite hangova wapi ngo akajya yinagamo utuntu kugira ngo nyine buriya abanze ntabwo ari hangombwa kandi waranyweye inzoga nyuma nari mvuye kandi ikindi kintu rero impamvu twagukeka nta nubwo wararaga ahantu hamwe n'aho twararaga wagendaga ahantu ukanywa inzoga ukagaruka iwacu ukanywa hanyuma ko utabyumvaga turi kuganira njyewe tujya ku njye gisenyi ntabwo nzi tujya ku gusinyira gisenyi inzoga oya wabyumva test ubona afite yanyweye inzoga utayinywe tubyumva tujya ku gisenyi ntabwo nagize agasereri ko kugenda mu modoka nafashe Avensis iranjyana zimwe zijyana abantu batandatu injyanye ku gisenyi bari ntabwo ndajya inshuro 10 kuva navuka ushobora kuba ari nk'ubwa gatanu ngiye ngezeyo ngira nyine akantu kameze nk'agasereri nyine numva ntabwo nshaka kunywa inzoga kabisa nanyweye mirinda 12 yaje twanyweye mirinda batuzaniye ikarito ya mirinda turi nk'abantu nka 5 buri muntu akajya afata mirinda 4 bimwe binini rawundi yari mirinda ubundi tugatera amashuti ya mirinda ibaze ko mu gitondo nagiye kunyaranyara mirinda gusa nukuri ntago organisme umugabo akora we n'igiye kuyagarika reje ariko umugabo ntago anyara oya nawe nyine uzagakata ariko muzanakarekere murumva njyewe yaratangiye ntabwo nize mu Rwanda nicyo kibazo ngira cyane n'ubundi byose ni kimwe ariko kwihagarika ntabwo abagabo barihagarika ndahiye kabisa ubwo kwihagarika ndetse iyo umuntu yicaye kuri ya toilette ni toilette ya siège akanyara ari umugabo gusa abanyaye bwo naba yihagaritse kandi yicaye babitubwiye muri comment nabyo nagiye kuganira turi ku meza ese kutarya ngeregane nari ariko n'abantu bajya babanga ibyo twaritiye kabirire mu kiganiro mutaza kubinyaga dukora ka service leta hagarika kurya bahita bisubizayo nta na peti ngira ariko wambwiye ati ngwino cyane nzi kuri bumushona we nabonye abashona abakobwa ndamutanze mu ngo ariko wafasha ntabwo sinari kuba nayo uza abagabo bampamagara inshuti zanjye thank you ni ukuri kandi ndishimye guys namwe nizere ko mwishimye kuba nabazaniye regisi ndabizi muramukunda abantu bacu dufite abantu mumeneke no kwanira muze basi sibyo rata ni ukuri nibaze muze reka turebe ko abantu banjye ubundi banyumva mukane subscribe mukirebe video kano kanya turebe baje urebe ibintu bigiye ko ni ibitangaza gusa nicyo twashinje Imana ariko Imana ibirimo amaboko ibintu bya Imana igomba kubijyamo nera umwana mwiza ufite ikibuno ikibuno ingenzi koko ubwiza bugendana n'imiterere nkunda kubibwira cyane ndi umwana mwiza yego mu mico mu myifatire mu migendere akantu nziho ni agake ikibuno ikintu muziho ikintu nari muziho ni umunebwe kuruta ibindi byose ese uragira ngo mbeshye iyo utumye abantu bavugisha ukuri ujye wacyandika n'ukuri bari kuvugisha uvuga ngo ndi umunebwe ko ndakora uvuga ahubwo ikintu unzi wo kurusha abandi bakinnyi bawe urazinduka iyo utakavuga ku kantu n'ukuntu nzinduka urazinduka kabisa ndazinduka ariko nkarekarama gutaha kare yego ntabwo biba byumvikana tu ndi mu bantu bazinduka kuri seti yawe umuntu uzinduka asa no gutaha kare kandi ni ukuri nanjye muntu utaha mbere ndazinduka ngataha mbere we na Fabiola nyine abagore bakora neza cyangwa igitsina gore ni abantu bari pro cyane kuruta abagabo kuba bafite inshingano ahubwo kandi twe tuba twabyutse tukanitera make-up tukagira kisiga iki mane n'abatipe bogera ku kazi wana barahaguruka bakaza bakogera iwanjye nari ko abatipe ntabwo twijena ariko amazi regashyushya amanuka amazi ashyushye buriya ni ikintu gikomeye buriya kera impamvu twagiye tuba n'abanyuma muri primaire ni ukubyuka kuri woga amazi akonje wapfa ahubwo iyo wogaga amazi ashyushye wagiraga ubunebwe ugira ubunebwe ariko nibwo ugira avantage yo kubyuka ndayirashe murayibona nasetse imbago za Rocky none yagiye ntabwo bayumvisha mwayumvisha na niba yandika muri comment ntabwo bayumvisha basabyumvisha niba kandi subscribe ni ukuri pe turebe ndabona ibi biryo turi bubisubize gisigaye 10,000 tibiraba isawa kandi birajyaho bigomba kunarenga reka turebe ukuntu twuzuza 100,000 mu kwezi sibyo
ubundi tubakubita ibintu bya danje, nabafitiye content, afitiye TV Mm. show, ewana filime ziwe zatangira kuzana Mm. muzazirebe kabisa, murebe mukunde noneho umuntu wacu. ndashaka ubutaha ntabwo tuzajya turya ibiryo bimeze gutya gendana n'ibiryo natetse namwe ibiryo natetse ruswa nize kandi nabise aha muzabikore turebe. Perezida ntabwo urarya ibiryo natetse bije reba Ndabizi turi kwize kuri kandi ariko seti ngateka ivyandi hashi n'amakaroni ibyo bintu biba biryoshye, ubundi macaka umuntu niba arize guteka ateka ateka ibijumba ibiryo bivemo inyama nyine ateka nk'ibijumba bivemo nka zinga ibintu bidasanzwe. n'ubundi ikintu tuba twarize ese kandi hari ubundi rero hari ibintu mba numva neza kandi mba numva bidasobanuye ibiryo keretse niba ari ngewe hari icyongereza kidahura n'ibintu cyangwa igifaransa niba namwe kandi nari irimo hospitality irimo hose kandi hari n'ikintu kinini ariko ubwo ngubwo irimo hospitality muri hospitality njye nigamo karinari ariko ubundi hospitality ntibyagombye kuba ari nk'ibitaro nyine nk'ibintu ngiye numva ni ibiri guhura hospitality izamo ibintu byo guteka ugomba hospital urumva bijya guhura na hospital bijya guhura na hospitality mwese asanije ko wize wanditse kumvugisha narize ariko ndi gucaringinga abazanye izo ndimi wize iki ngewe nize gusogongera kuri abo bantu bafite inganda mu makazi yize byabindi wize n'ibisikanite ibyo kumbaza ibyo nize muri ntuze ibyo nibyo nize muri kaminuza ariko si ibyo nize muri ntuze muri segonderi nize gusogongera se nigeze ariko ko ntabwo urize kandi ngiye gusa nabasha urize bivuga ngo dusogongera ku binyobwa bakabitesitinga bati kino gisohoke ni abasogongera abasogongeza ariko nahise njya muri multimedia nyine kuko niho buruse yanjye yahise inyerekeza ihana abantu twigisha babaye abantu bakomeye ni ingingo ngo uvuyemo umuntu ukora ibintu bitari seriye. guys rero katubashimire mwakoze kubana natwe Imana ibongera umugisha kandi mukomeze mukore subscribe musharinge mwandike muri comment ikindi ndashaka tuzagira akanya tuganire mumbaze ibibazo mushaka kumbaza mbisubize nzababwira ubutaha n'ingaruka nzababwira ukuntu muzambaza ibyo bibazo noneho nze mbibasubize ndabakunda bye ewana subscribe kabisa first of all subscribe ubundi turye mutatureba